nahawe topic ivuga ngo ugora twibuka Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawudi akazuka mu bagize gute kandi ngo tuzoza tumwibuka nk'uko ubutumwa bwiza bugira gute ngo buzabubivuga. Cyaza tugira ngo urukundo ruva ku mwuka wera simbuto y'umwuka aho none tuzi umwuka ugira urukundo ubwo ruba ari igicupuri kuko urukundo ruva kuki ku mwuka w'Imana. Urukundo kutuba tureba twese tukaza twunama kandi tukagira iki baraga y'urwango kubera ko tutakundana ariko iyo dukundanye nivugira impanuka icyo bikaremwa bitavuye ku bushobozi bivuye ku ijambo kavuga ngo siwezi iba angalau nilale njaa kwa sababu nimepokea Yesu. Hallelujah. Mwese nimugire ngo amen. Amen. Twongere amen. Amen. Twongere amen. Hallelujah. Uzamusuzugura Yesu mutabizi. Usamanga Yesu. Atwanga Yesu kandi batabizi. Nimugire ngo amen. None naringiye kuri mbikigande. Igitabo c'Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7. Yego. Haravuga ngo nyamara ibyarinda muyanje nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Komeza umanuke ndakubwira aho garukira. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahomze ibyanje byose. Kubw'uwo hari ibintu zanje byinshi naretse biragenda ndabiheba. Ndetse mbitekereza ko ari amase. Ndetse ntekereje ibyo bintu zanje nahomze sinabiha agaciro kubera Yesu mbona ari nk'amase. Kugira ngo ndonke Kristo. Ariko icyatumye mbireka kwari kugira ngo mbone Kristo. Kandi mboneke ko ndi muri we ndafite gukiranuka kwanje. Nindangiza ntibibuko kumumenya gusa ngo bizoza bigaragarira abandi ko ndi muri we. Kuva mu mategeko ngo ndafite gukiranuka niyangiye cyangwa kwa mawazo ngo ahubwo mfite gukiranuka kuva kuri Kristo. Kuva mu mategeko ahubwo ufite ukuzanwa no kwizera Kristo. Ndafite ukuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Yesu. Ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Ni nuko gukiranuka niko kuva mu ijuru ni nako kuza guhesha gukiranuka. Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Ushaka kurekera. Amen. Kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Nushaka umenye n'izikije haruguru n'izikije umurambararo. Nushaka umumenye ugume umumenye gusa. Ni munini sizi ko wamuhetse. Mugira ngo amen. Ariko bimenye uzamumenye wese. Mzamura amaboko dutange haleluya. Haleluya. Amen. Somera igitabo cya Timotheo 2 umurongo 8. Timotheo kangahe? Timotheo wa mbere naje sinzi ko nanditse. Nanditse gusa Timotheo kandi ko ari 2. Reba nugeraho iryo jambo rindi ndakubwira ko ariho. Timotheo 2 no ku 8. Ngahe soma uwa mbere nitubura ku wa mbere turabona ku wa 2. Nuko ndashaka ko abagabo basenga hose. Ntabwo ari aho. Jambo wa 2. Wowe wari uwa mbere. Wa 2. 2 umurongo wa 8. Haravuga ngo ujye wibuka Yesu Kristo. Uje wibuka Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi. Wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi. Akazuka mu bapfuye. Akazuka mu bapfuye. Kuko ubutumwa nahawe buvuga. Kuko ubutumwa nahawe buzabumbwiye. Dukomeze. Mukomere Yesu amashi. Amen.
bingahe ushaka wicara naje nsoma ibisigaye. Turasoma igitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo wa 17. Usome mu izina rya Yesu. 14:17 baravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Amen. Reka nsoma ka 18 kavuga ngo ukorera Kristo atyo abanezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Amen. Kongere dusome igitabo cy'Abakorinto. Abakorinto ba mbere ndagira ngo igice cya 4 umurongo wa 20. Usome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Mwese nimuvuge ngo amen. Amen. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'iki? Atari ubw'amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga. Turongera dusome igitabo cya Timotheo. Timotheo pense ko ari uwa 2 cyangwa wa 1. Naho mparebe igice cya mbere umurongo wa 7. Ninde wahageze nawe dusaidiye twumve. Igice cya mbere umurongo wa 7. Havuga gute? Bashaka kuba bigisha b'amategeko. Aya banze subira ku wundi Timotheo kandi. Timotheo yagumye kutubera. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba. kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, Ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. ahubwo umwuka yaduhaye n'uwiki? N'uw'imbaraga. Uw'imbaraga N'urukundo. urukundo No kwirinda. Kwirinda. Ngira mugenzi wawe ngo niyo shusho y'umwuka wa Yesu. No. Mana mu izina rya Yesu. Umuco w'ijambo ryawe umurikire buri muntu wese. Kandi imbaraga z'ubutumwa bwiza zibashe gukora ico wabutumye. Kandi cyaravuze ngo ijambo wararitumye kandi ngo rizasoza ico waritumye. Ntaba ari twebwe izina ryawe ryo rihabwa icubahiro. Mu izina rya Yesu. Amen. Reka dutange haleluya. Nimara havuze ngo ndigisha ariko ko numva nk'akariro ko gufatwa. Gahitangira uruhu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Fresh yavuze ngo ankunda, ambwira ko nkunda buri munsi, ni mwiza kuruta uko mbizi. Ko no bivuga nimugire ngo haleluya. Amen. Ariko nzashima bukema. Kuna nazanye gahunda zo gushima ibintu nka bitatu, ariko nzashika kera nkaba ndije. Nimugire ngo amen. Amen. Sinzamenye ko naje nabari zagaragaza ngo nkore za gahunda nkiza abandi bikacika bizazama bihuka. Nimugire ngo amen. Ariko nabyo ngo ndashimira bene data badutekereje ngo jewe bantumiye mbanzi kuko bazobatumiye. Nukuvuga ngo asandi ko mugikunda ubutumwa bwiza. Zemene amen. Imana bahumugisha. Baranze. Jewe ndavuga ngo n'umuntu utazi uzamureka ahagarara avuge. Wese umenya utamubonye avuga. Uzamureka avuge namara kuvuga uzamenya ko ari we cyangwa atari we. Si uko nguko. Kandi je ndakibaza. Mushatse muza mupingana. None si utemera uwo biceceka. Hewe ndi gupingana ndakibaza ko mukagira amahoro. Nimugire ngo amen. Amen. Sinzi ibyo naringiye, narishimye gusa kubwira itorero. Imana bahumugisha. Ndashima ku bwa bene data abari inshuti kubera impamvu zibiri zifatika daro kuvuga. Vuge ngo amen. Amen. Nuko nyine ndumva ari incuro ya keshi kuje wabo kandi aribo bampamagaye. Gusa ibyo si ikimenyetso cy'ubushuti. Nimugire ngo amen. Amen. Icya kabiri iyo ngeze hano muri Nairobi ubwo twataramiye hano Kasarani bazabaza ngo Imana araduhuje kugira ngo tube inshuti. Imana bahumugisha. Wende mwabonye ko twajina ko numva mukanya ko twasumuriro gutikabi. Usa nyina amasaha nayo simbamenye kutazayiruka. Usa yanga ibyiza amasaha iyo muri mu byiza uzarebe abe niyo wahuye n'inshuti abagurutse. Ariko iyo ahantu habi azaya maturo.
nimugire ngo haleluya. Nibyo gusa kibaza ari amasaha ariko nuko. Icya gatatu shimira kubwa bene data. Bene data twabanye mu ivugabutumwa. Kunije umuhungu ugira intambara zimwe zigira ishusho zitabaho. Hari abantu tuzoduhura mu ivugabutumwa tugakoroganira kuri rutari. Nukuri. Akazaguruka yakubita. Navayo kumva turagonga nyiriya hejuru mu kirere. Tuvuga ngo umwuka nti wahuye. Chika byabaye nimugire ngo eme. Kwa msanga umuntu urabwirije agahaguruka akaza gusenya bijya icyo wari umaze kubaka. Kazamva neza karate miriya mu mizi ariko bagira n'ubwoba baza bavuga ngo basisurutse. Hari umuntu uzureba ariko no twatura ku musozi ngo heza uzamura amaboko igenda ariretse. Bariya narimvuze ko ari abashitsi beza twuhuje twabanye neza mu ivugabutumwa kugeza uyu munsi. Hari umuntu uzuvuga w'icyo ugahita ufatiraho urabyumva hakabundi ukaburaho winjirira kazasa n'uwazitiye kirere cy'ijuru. Ariko Imana ishimwe ko bavuga amatwi yaje akagira gute aku nico ngico gusa nico kandi nasanze nta mukristo uzaja mu ijuru utazawumva. Ngira mugenzi wangu Kristo nukumva zamura amaboko. Amen. Kuko birizivuga ngo abapfuye bumva niwo bazongera kugira gute kumva kandi uko kumvaga saya amatwi y'ikinyamurenge umwuka yigeze anyereka utundi dutwi tugira ngaha tutazatubona kugamwe ndi mutuzi utadufite wese uko ari muno arakanuye gusa ntiyo kumva tuba ariko nimugire ngo eme. Kandi uwo munsi ukuntu umwuka yatunyeretse anyereka mpahavuga tuvuge ngo eme akanyereka mvuze ariko agahita anyereka utundi dutwanga dutegereye. Nuvuga ngo buriya aya matwi taza yumva Imana aya nibyo usanga bafite mwisi nukwera ko batumvishe kugira ngo nta tundi dutwi bafite anaya gusa bagira kinyamurenge bakakurya ariko randi matwi kandi ayo matwi yo yumvishe nukuri uza wumva imbere ndetse ukumva n'ingingo naho zibyumvishe. Nimugire ngo eme. Kandi na matwi nyerekeraho nyerekeraho nimugire ngo eme. Noneho topic nahawe topic nisho ari topic twatubwiriza twarabwirije ahandi usumuka akagukopeza kandi kandi ugasha hakaba indi yamaguha kwama umva arayipokesha ngo ndi hande makuru. Nimugire ngo eme. Nahawe topic ivuga ngo ugora twibuka Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawudi akazuka mu bagize gute kandi ngo tuzoza tumwibuka nk'uko ubutumwa bwiza bugira ngo buzabu bivuga. Ketala na ayawa ariko numvishe topic ya Yesu. Nimugire ngo eme. Guhora twibuka Yesu guhora twibuka Yesu wakomotse mu ruzaro rwa Dawudi. Umutima byaje none umutima ukamazema no kurangura mbabwire ngo bahore bibuka Yesu gute baza batekereza Dawudi Yesu ya wa Maria. Mugire ngo eme nese baza bamwibuka gusa uko bifite imbaraga. Mugire ngo eme. Ndabanza mbishuri rwa Yesu bare guishuri rwa Yesu. Nimugire ngo eme. Ndavuga ngo nimara kubabwira Yesu rero ndasiga mbabwiye ngo muzoza muguma kumwibuka. None munsi ndavuga Yesu kandi Yesu nimara kumuvuga condition imwe isezerano dusigarana rimwe nukuguma tukagira gute tukamwibuka. Nasanze ngo ikibazo dufite ngo twatwibagirwa Yesu kandi abantu bafite amawazo Yesu ari mukubura waje. Nimugire ngo eme. Ugasanga afite ibintu byuzuye Mungu bwe wacu niwe wigeze akora ikintu yivumbuye baravuga ngo kandi ngo kanaka
ngo agira servondo yagwiza yuzura vuba mbese ubonye ngo memoire ngo igira capacité ndo gwizita yuzura vuba Mungu ubonye wanyu kera memoire yuzuye nimugire ngo eme gusa nasanze abantu bafite ibintu byinshi Yesu ari mu kubura wa aje kandi ari Lova mwese nimugire ngo eme Amen. twongere eme Amen. twongere eme Amen. ndashaka kubanza kuvuga Yesu Kristo nimara kumubabwira neza mumwumvishe Yesu neza mukamwumva tuvuge ngo eme mbasigire idevoir kugira ngo mukamwibage nimukagire gute mukamwibage Yesu Kristo abantu benshi yo bamutekereje bamutekereza nka mwene Mariya na Yosefu kandi iyo mbogamizi yabayeho kuva kera n'abanyisiraheli bazizungurane zirabavuna zirabagora Yesu akaza yavuga bakavuga ngo ariko ibi bintu avuze birakomeye akoze ibitangaza ariko ni bakavuga ngo ni Yosefu ngo mwene Mariya ariko bageze abagwa wowe kama ibintu bitatu umugabo umwe bigeze bamubwira baramubwira ati neza uriya neza ni Mesiya ngwino aravuga ngo ariko ngo nukuri ngo nuwahe ngo nuwi Nazareti ngo nukuri Nazareti ngo hari ikiza cyuvayo abaraguye mugire ngo yemwe kandi nukuri tiyari ko ajyaje nta kibazo yari afite kubera ko yatungutse kuri Yesu gutya Yesu yamavuga ibitandukanye n'ibyo yavuze yabavuga ngo Nataniye ngo mbonye umuhungu w'umunyisirayeli utagira uburyarya kubera ko yari yiyizi ko atagira uburyarya ngo yamayikanga ngo yamavuga ngo se wamenye byagenze gute aramubwira ngo ukicaye munsi ya cyagiti uri ariko nkubona yamavuga ngo uyu ni Masi yumva ibintu birakomeye arabwira ati Nataniyeli we ukwicara nibyo bikwijeje aravuga ngo uzabona nibigize gute ngo nibiruta ibyo ngibyo ariko kumumva yari yamwumvishe ibitangaza yari ariko yaracanganye iki muzamura yes agakora ibitangaza babazanye ngo ni mwene Yosefu none bavuga Yosefu bagatekereza niyenda ko boja kumwitiranya n'abandi babakiri bakavuga ngo Yosefu rya wiki ngo umubaje ariko yumve identité irabavuna baro bakamavuga ngo se bakavuga ibyo yakoze nuko yavuze maraga ngo se surya ngo mwene Mariya na Yosefu ngo bari umunabe ngo si Yakobo kera bamenye aho ubagiye ngo kugira ngo na Yuda sujya uvukana nabo bakumva ko ari we amabagenda twatwuje izo mpamvu tubwira yego nyine turana ibyo yakoze birasa n'ibigize ariko vuga ngo twatumenye umuhungu hariya ari Nazareti sebenye Nazareti abize theology hari abanyanga menshi kweri bagaza bapinga kweri bagaza usanga bashatse kwasuzugura cyane habagiki muzotubarize nimugire ngo eme uzotubarize ukuntu wa tibaho ariko nashaka kubabwira Yesu Kristo w'i Nazareti mbabwire neza identity mbabwire Yesu cyari uwo ari we hari abantu bazamenya izina batazi mugire ngo eme ngiye kumubabwira muzamura amaboko dutangira rest 3 Amen. Amen. Ketala fotel medal Yesu mu bantu bose bamwishuriwe baramumenya hakubitwaho stamp n'umugabo witwa Yohana yabonye Yesu kiyamubonera mu bitangaza abantu bahamyaga ko yakoze
nimugire ngo eme. Ntiyamubonera mu bwenge, abandi bamwitaga ko ari umuhanga, nimugire ngo eme. Ntiyamubonera mu bakozi b'abahanga bitewe n'ibyo yakoraga. Iwe aramureba aprofondeur n'inkomoko ye, yamavuga ngo uyu nguyu ngo yitwa Jean. Yamavuga ngo yahoranye n'Imana kera, ngo ibintu byose bitaragira gute, bitarare. Nimugire ngo haleluya. Kandi aravuga ngo uyu nimumutekereze nk'ikindi kintu, ngo niwe waremye ibintu byose, ngo nta cyaremwe kiriho kitagize gute, kitaremwe nawe. Nimugire ngo eme. Aravuga ngo icyakora harimo complication. Nimugire ngo eme. Kuko ngo yambaye ubwiza ngo busa n'ubw'umwana w'ikinege wana, ngo wase, ngo kandi ngo yahindutse umuntu, ngo yagize gute, fenomene ya buri isi nuko Jambo yahindutse iki, umuntu. Yahindutse umuntu ngo arasabana natwe, ngo tubone ubwiza bwe busa n'iki, n'ubw'umwana w'ikinege wase. Nusoma urwandiko rwa Yohana ruzavuga ngo Yesu Kristo ngo ari we jambo ry'ubugingo, ari we jambo ry'iki, ry'ubugingo. Yesu Kristo iyo abantu bataramwishurirwa nk'ijambo, nimugire ngo eme, baba bayobewe, baba babonye ibicucu, baba babonye uw'i Nazareti. Nimugire ngo eme. Pawulo umunsi umwe abantu honinga aravuga ati yeme, muzamuguma mutekereza umugabo, ariko kandi timukaza muguma kumutekereza muhereye hehe, ngo mu bisekuruza bye. Uzamumutekereza ngo mu rwego ngo kuko umuntu wese umwumvisha, nimugire ngo eme, ngo ahita ahinduka icyaremwe ngo gisha. Ariko mwebwe zambabona muzamureba mu bumuntu bikabatera ikibazo. Mwongere muzamura amaboko twumve. Nimugire ngo eme. Ni ijambo ry'ubugingo. Umva, nimugire ngo eme. Jambo ngene data yavuze ndaryumva. Yohana ku murongo wa 4 igice cya mbere yaranditse aravuga ngo muri we ngo harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo ngo niwo wari umuco w'iki, ngo w'abantu. Muri we harimo iki, ubugingo bwari iki, bwari umuco w'abantu. Iyo jambo ndimo ryumva uvuga uriteye. Nimugire ngo eme. Nahise numva fenomene mwene data yavuze ngo rema. Abantu benshi ngo bumvishe logos, ariko ntibumva rema. Rema ni ubuzima. Nimugire ngo eme. Yesu muri we harimo ubuzima, kandi ubwo buzima niwo wari umuco w'abantu, nibwo yarazanye ngo ari bw'abantu ababwire ngo akira ubuzima. Nimugire ngo eme. Iyo abantu bavuga ngo ubugingo bahita bumva ari nk'ikindi kintu. Oya, ni uzima tu, mu Kiswahili ni uzima. Nimugire ngo eme. Ni uzima wa milele, ni ukwakira ubuzima, kandi ubwo buzima ni ubuzima ngo busha. Nimugire ngo eme. Ubwo buzima ni iki, nibwo bwari Yesu ni nk'atari umuntu. Yesu ni ubuzima busha bwavuye ku Mana. Mbwira mugenzi wawe ngo Yesu ni ijambo rye. Zamura amaboko twongere twumve niba bishoboka. Tuvuge ngo amen. Yigeze yandika yisobanura aravuga ngo uyu mugabo ngo azahinduka ngo urutare, ngo ari ku rutare ngo benshi bazagira gute, ngo bazarusitaraho. Uvuga bigenze ngo bazagira gute. Yesu ngo ni urutare abantu basitaraho. Yamabisobanura, yamavuga ngo basitara ku ijambo ry'Imana. Basitaraho, bazositaraho. Yamasobanura icyo bazositaraho, ngo bazabasitara ku ijambo ry'Imana, ngo ntibaryumvire. Kandi arimo byagize gute, byagenewe. Agasitara jewe ngo zohinduka urutare rusitaza. Yamavuga ngo mva ndahavuye, ndore kiyari ni ijambo, ngo basaba risitaraho, ngo ntibaryumvire, kandi arimo byagize gute, byagenewe. Mbwirira mugenzi wawe ngo Yesu Kristo ni ijambo. Tuzabana na jambo, bazaduha ijambo mbere ya kugira ijambo
imbere ya jambo. Nimugire ngo eme. Haleluya. Twongere eme. Ahimidiwe mtakatifu. Twongere eme. Amen. Twongere eme. Haleluya. None wowe Yesu zinuwe. N'umuyuda. N'umuyuda. Ngo mwakire Yesu. Ngo kuri ngo twamenye Yesu. Ngo Kristo. Ngo nukwizera Kristo. Aho bazabizera ikintu. Umuhungu wiriya muri Israeli. Bazamucora. Ngazamureba kuri filmu ukunda meza. Mepote. Nimugire ngo eme. Utazositara kuri Yesu. Utazositara kuri Yesu. Nimugire ngo eme. Haleluya. Uyu nguyu wano ni jambo. Ni jambo. Reka mbabwire l'air caractéristique. Uzi Igifaransa kandi ntakizi cyane. Nimugire ngo eme. Avuga ngo ni l'air caractéristique. Ngaye nyabuna. His character. Usikoze urangamenya n'icyongereza ahubwo. Nimugire ngo eme. Ko nubari. Sikia maumbile yake. Umfa rero uwo Yesu. Reba ukwasa. Reba ukwameza. Nimugire ngo eme. Amen. Twongere eme. Haleluya. Twongere eme. Amen. Ako Yesu ni mwiza. Abantu benshi bavuga ariko abantu bazi kuvuga. Abantu bazi kugira gute? Bazi kuvuga n'ukuri. Bazi kuvuga kandi ikiza kwintangaza. Uyobewe Yesu ahita amuvuga kenshi. Isiko none umvuze ikinyamurenge. Iyo umuntu awushije Yesu uhita usanga imvugo yiwe yabaye Kristo. Yesu Kristo. Uzi ko Yesu yavuze ngo hari n'abazorwa bakamwita ngo bakiyita izina ngo ndi Kristo. Bavuga atabona uzabarebe neza. Nimugire ngo haleluya. Atabona uzabarebe neza. Yesu mwumva ukuntu Bibiliya yavuze. Nimugire ngo eme. Yavuze ati ye ubwami bw'Imana subwiki. Subwamaga. Subwiki. Samaga. Mwabwira uzikwantu bazasubiramo Yesu cyane bakagira ngo none arije. Nimugire ngo eme. Oya abantu bakavuga Kristo cyane ngo buriya ngo akwiriye kubwirizwa Kristo. Ngo akwiriye kuvugwa Yesu. Ngo inyuma ya Yesu mundakini uramuzi Yesu ni. Ngira mugenzi wangu ni word of God. Bazasitara kandi cyo bazasitara ngo ni jambo ryiki. Ijambo ry'Imana ni wejewe. Iyo bari sitayo babasitayo. Ni we Yesu. Ngo tukavuga oya. Iyo tuvuze ngo tugasambana. Ngira mugenzi wangu tuba tukubwiye Yesu. Ngo ni we Yesu. Iyo umutima wawe uvuye mu magambo ukakira ihame ryo kudasambana kubera ijambo uba wakiriye Yesu umutima. Amen. Samura maboko. Toka beshiraba. Nimugire ngo ene. Ngira mugenzi wangu huyo ni Yesu. Huyo ni Yesu. Huyo ni Yesu. Ayo magambo ntazava mu bantu bisi. Nta n'umuntu wisi utangaza iyo tangazo. Nitangazo rizarifa gusa mu kanwa ka Yesu ni mu buzima bwa Yesu. Honyine niho hazamanuka icyo bitarema. Bikaremwa bitavuye ku bushobozi. Bivuye ku ijambo. Kavuga ngo siwezi iba angalau nilale njaa kwa sababu nimepokea Yesu. Haleluya. Mwese nimugire ngo amen. Amen. Twongere amen. Amen. Twongere amen. Amen. Uzamusuzugura Yesu mutabizi. Usamanga Yesu. Atwanga Yesu kandi batabizi. Nimugire ngo amen. None naringiye kurimba ikigande mbari kinyankore. Nimugire ngo haleluya. Amen. Nari numvise neza neza. Kigambo cha Mukama Yesu nyewe ntindikireka. Mugire ngo amen. Nari numvise neza
nubije bitibuka nimugire ngo amen. Yo twongere amen. Twongere amen. Amen. Twongere amen. Hallelujah. Twongere amen. Amen. Dore wamenye Yesu ko azamera. Dore ishusho ye. Mugire ngo amen. Azavuga nka Pawulo. Aho ngo byarinda mu yaje byose. Unabitekereje ko ari iki? Ari igiho. Ibyangiriraga akamaro ndetse byari bifitiye inyungu byose. Nabitekereje ndetse mbona no bihomba bimeze nk'amase. Kubera iki? Kubw'ubutunzi butagira akagera ariko kumenya Kristo. Kumenya Kristo. Egal kuachana na uchafu wa mambo mengi. Mugire ngo amen. Amen. Kabone nubwo ikinyoma aricyo cyagiko kigaburira abana bawe kikabigisha, ariko kumenya Yesu vuga ngo nuguhomba. Nugo pasipo guhomba hawezi muona. Nugeze mu byishimo byo kwishimira mu mwuka. Kwishimira mu mwuka ntabwo ari bimuzamukora. Ibimuzamusirimba. Oya. Si melody. Wari wabona abasirimba ntase. None se ugira ariko nubona musirimbye ta senti ta mukunga mukazamuguruka bamwe bagashaka gikuta kwishimira gusa mu mwuka. Nimugire ngo yeme muzamenye. Hallelujah. Ndigaze kwishurirwa imbuto z'umwuka ndaseka. Ndavuga ngo ukonto bazabeshaye. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ukugira neza. Nubwo umutima ukazumubwira ngo uzugira ngo ibyishimo uri kujya muzamusirimba. Ngo ya ngo iyo nguhaye impano y'ibyishimo ngo ntabwo mba nguhaye kwishima, mba nguhinduye ibyishimo. Ngo uzawishima uri mu ndetse ga wowe tuzawishima uri mu ikanisa, uzuzana ibyishimo mu ikanisa, nozo bipokeza abandi. Ngo uzawishima uri mu wawe, ngo uri mu muhanda kuzuseka nenetala. Nimugire ngo amen. Kuko ngo n'ubuzima. Imbuto ntabwo ari igikogwa, imbuto n'ubuzima Imana ibiremye muri wewe. Uhaye amahoro. Nimugire ngo amen. Bashobora kuroba bakakwita igipfu yo guha amahoro yawe. Ibibazo bikaza biba abandi bakagira ubwo ukazawumva gusa amahoro. Nimugire ngo amen. Bariko kanaka kukwirwa mwabaye gute? Uzareba abakristo bose bakijwe by'ukuri. Tuvuge ngo amen. Bazabikanga cyane, bazabapanika. Nimugire ngo amen. Takiza kibashitura bazasanga aho babimenyereye kandi batabimenyereye. Vuga ngo na amahoro. Amahoro ari muri Yesu. Ariko muzamumva amakuru. Imuza amahoro muri Yesu. Nimugire ngo amen. Amen. Amahoro ari muri Yesu. Umuntu yo gukoroga ukanga gukorogeka. Nokuri. Ngo ndamufatishe ngo ndamukorera kandi yagakora ukamuseka. Iki ni igipfu. Umuntu nagiriye gutya none bagira ngo bakubita urundi biga amahoro. Yesu yagupokeje gucya amahoro. Akarimbo kari kandi mu minsi kazavuga ngo Yesu ampa amahoro atarondore. Ayiwe nasa reka ndangare akazirindwe cyangwa zibiri mupfe kuzamura amaboko twishime. Hallelujah. 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 Demonda kilongala. Simba ni cyiza na Kuri igisirimba ndimukizi. Nimugire ngo yeme. Igisirimba kiba mu mwuka. N'abandi bose bari inyuma yaho ngo bazabishusha. Nimugire ngo eme. Ayiwe. Muye kure sayo yizara. Maza Ubugingo bw'iteka. Reka mvuge characteristique ya kanga ya kane. Nimugire ngo eme. Twese tuvuge ngo eme. Hallelujah. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Amen. Twongere amen. Amen. Characteristique ya kane ye ni umwuka ngo tubamo. Nimugire ngo eme. Kandi uyu mwuka ni wo Yesu. Umwuka ni Yesu. Bituma Bibiliya ivuga ngo umuntu wese udafite umwuka wa Kristo ntabwo ari uwiwe. Yamavuga ngo Imana umwuka iziduka. None nahise mbaharibwa n'ikindi cyiza. Nimugire ngo eme. Ngo ntabwo ari umwuka w'ubwo. Umwuka w'iki?
bose bagira panike y'ubwo ushiramo ko jumba sengere abanyabwoba bavuga ngo abanyabwoba ntibazoja mu ijuru ukagira ngo ni gute umuntu w'ubwoba uzaja mu ijuru iyo umuntu afite ubwoba azabagira ubwoba ngo abana be barapfuye bagiye kuburara vuga ngo agahita yiba yaba ari umugore agahita asambana ngo agiye kwirama vuga ngo n'ubwoba bwamufasha tigeze yizera ko ibindi byoba ntiyabonye Imana handi ubwoba ni icyaha Bibiliya ivuga ngo ntawe uzaja mu ijuru ariko Yesu haleluya kandi nasanze iyo umuntu neza Yesu amaze gutibuka neza gikomeye aza kuvura mu mutima n'ubwo kugeje nasanze ubwoba nakavuyo kava mu zaha ni ngumwanda nukuri n'amarezita y'ibyaha mwebwe mubizi iyo umuntu afite Yesu wuzuye hana waka tuvuge ngo eme Yesu nukuri azashira ubwoba bw'ibintu zose ngira mugenzi wango byose ubuzima ntibuzamutera ubwoba abantu ntibazamutera ubwoba mugire ngo eme nararushe ntagasuzugura ukungira nabaye hoje zabona abandi bajugunyeje ngo bakareba gukira mugire ngo eme hari kibazo mfite Yesu aza kumbwira ibintu bikomeye nimugire ngo eme kabuza umuntu yajugumishwe n'ubusa kugeza no gupfa bakaguitangazo ryo ufite Yesu wuzu ukamuze maze nindumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishi mu bitavugwa nzabonirwe ngiye mu ijuru abantu babizi mu makuru uzi impamvu babizi mu makuru nuko batigeze bakira ubuzima bwa Yesu nukuri haleluya ariko Yesu nimugire ngo Yesu iyo umaze kwemera gutandukana n'icyaha nimugire ngo ubuzima bwawe bukaba kubona Yesu bukaba gushaka ibyo umwami ashima gusa ukaza ushaka ibyo Yesu agize ashima azagenda kugabira mutabitekereza nk'urugendo rw'umunsi umwe si urugendo rw'iki si urugendo rw'umunsi n'ubuzima Imana yemezanyije nawe ko wabwakiriye nimugire ngo amen nawe bigambo zande umuntu guki tuvuge ngo amen kaba amenya ko avuze ijambo ry'amagambo amenya ko indirimbo aririmbye ntabwo iri mu mwuka ntabwo yayumvishe mu mwuka mu bugingo yavuze amagambo kandi akomotse kuri kamere uzi ko ikintu cyose wogitaransforma uko ushaka muzi ko ni Bibiliya umuntu azayumva uko ashaka ukuvuga ngo umuntu umwe rero niwe uzawumva Bibiliya ujye ufite twa dutwi nababwiye burya noneho iwe taba azayumva si uzawumva umwuka w'Imana uri muri we niwe uzawumva ukabivuga ukabimubwira ngo ego nuko yubishima mugire ngo yenda nguye umwuka wa mbere icyo ngitinzeho ariko mu byari byanteye gusoma ni umwuka ushatse gusa ngo mucumve nari nashatse kubabwira ngo umwuka twahawe ndore ngo ukuteye ndore ukusa muri twe nimugire ngo yeme icyambere ngo ni umwuka w'urukundo umwuka wiki urukundo samarangamutima urukundo sagashesho urukundo samagambo iyo umuntu afite urukundo arangwa n'ibintu bibiri nimugire ngo yeme ikintu cyambere Bibiliya zivuga ngo urukundo rwanyu ntirukaba urw'amagambo ngo ndetse n'urw'urumamo ngo ahubwo ruzaba ubwo mu bikorwa iyo umuntu afite urukundo ruzarumuhesha kugira icyo agira gute akora Yesu Imana ngo imaze gukunda umuntu iravuga ngo ndatanga Yesu nimugire ngo yeme kubera urukundo umuntu wese ugira urukundo nimugire ngo eme azabona ahantu akora ikintu
azavuga ngo we uriya mukecuru we zamuha igitenge mubwire ngo yeme kandi atamuzi batavukana urukundo ni imvugo izi kubwira gukora neza gusa mu rukundo nta nabi batakugira nabi kavuga ngo yo naramubonye we nabonye ameze urukundo rw'Imana ntabwo ari emotion si sentiment nimugire ngo yeme ntabwo ruva mu maraso y'abantu ruva mu maraso ya Yesu. Yesu ngo yahuje amaraso natwe kubera ukuntu yagize urukundo rwinshi n'icyaza tupasiriza cyambere tukaza twumva dushaka kugirira neza abo tutazi abo tutawe kandi nta kamera ihari nta kamera igize gute ihari dore ko abantu benshi ariko Yesu azabereka uruhombo mugiye nimugire bati mukajayo azobereka ibyo mwahombye uko bingana muzamura amaboko. Yohana yaravuze ngo urukundo ruza rugaragarira muki mu bikoro. Ijambo rya kabiri urukundo ngo rugaragarira ngo muzukuri muki muzukuri. Iyo umuntu afite urukundo rw'Imana azagira agahinda gatangaje kibibi mugenzi wakora kandi akumva ukuntu yo mugarura azababazwa ryambere n'abantu bahabarinduka nimugire ngo yeme akababazwa n'abashiki akareba ibyo barimo akumva arababaye kandi niwe muntu wenyine ubasha kubabwiza ukuri kuzuye kandi yakubabwira ntibamugije impaka ndetse tibaje kuvuga ko yabatutse nimugire ngo yeme kubera ko urukundo afite ruza ruvuga amakuru rukerekana nimugire ngo yeme nene da waretse ibi ni ibiki urukundo ruza rugaragarira mu zukuri zarugaragarira muke timuzamone kutwa dutinyana kubwirana ukuri habe n'umuntu waje yaminirije cyangwa agapasa urukundo twama dutinya kumubwira tukagira ngo kujya n'imbaraga z'ibindi imbaraga z'ugwango nimugire ngo haleluya kujya kunanirwa kubwira umuntu amafuti ni imbaraga zo kutamukunda kandi imbaraga z'urukundo cyaza tugira ngo urukundo ruva ku mwuka wera simbuto y'umwuka aho none tuzi umwuka ugira urukundo ubwo ruba ari igicupuri kuko urukundo ruva kuki ku mwuka w'Imana. Urukundo kutuba tureba twese tukaza twunama kandi twagira biki imbaraga y'urwango kubera ko tutakundana ariko iyo dukundanye nimugire ngo yeme ndababaza ukuri inshuti yawe n'umuntu mwazi wawe ninde uzubwira ukuri kwinshi uvuga ngo nije ubakunda nje nyine kwanje uba ubasambagura cyane uzamura amaboko mbabwira iki kintu muzamure twumva Imana gusa nubwo ariko Yesu azabiha ariko yagera imbere akaryoha zamura amaboko Yesu ndakaza basitaza kandi ari mwe mwagize gute ari mwe yagenewe ari mwe yazi ngiye kuvuga amakuru ariko aciyeho guke mugire ngo eme kandi babayo muzikintu nanga eswe mwe muzamundebera muzamona ntazi kubwiriza azambwiriza gusihuzo cyangwa ari bindi muzamwumva sikaye none nja kubwiriza akabaga nageze buvirama akamaze kana kamukanga ngoma ngo ni wamuvuga butumwa uzubwiriza amahuzo ariko narababaye ariko ma ukunda umuvuga butumwa amahuzo ukujewe ndayindi revelation ngira pi zabishurirwa minina pasurana nina sibishurirwa ibindi ukundi cyo bazabumva cyane cyangwa nuko kiza kibakoraho na makuru azabakora ariko Yesu nimuzamuramo nabwiye ngo Yesu ni jambo Yesu azavuga amahuzu meza mwari muzi ko jambo azavuga amahuzu meza sabaho namwe bagore mwambara imyambaro igize gute ikwiriye none mwebwe idakwiriye ntimuyizi ntimuzamuyibona none je nimvuga jambo muhite muvuga ko navuze ihuzu muvuge ngo navuze Yesu navuze ijambo niwe jambo huko
ngaho tuvuge ngo eme. Ni ijambo jemba muri jambo simba mu bandi. Ni ijambo mpamba bwira. Mwuka wa kabiri yavuze, mwuka yaduhaye urukundo n'uwo ngo wa kabiri. Yaravuze ngo yaduhaye mwuka ngo kwirinda. Bariza mugenzi wangu uza wirinda bingana bite? Uya ni mubazanye ndi mutinyane. Ndabona mwatinyane. Aha, ngahe. Nukuri dutuye mu isi meze nk'imodoka yacitse fure nitazimenya kugira gute kwirinda izigonga ibiti kagonga amabuye dufite abantu baza bagenda karukururana yacitse fure kubera mu mitima yabo tihabamo kwirinda naguke kandi nabo baza bavuga ko bazi Yesu kandi nabo bakavuga ngo natwe turaba Yesu ngo natwe ngo wepfa kuba warizeye Kristo ariko wazi kumuvuga aradutereza arubagaseka ngo we gusa ngo warizeye Yesu ngo Kristo ariko Kristo ndamukunda imugire ngo yembe ubwo nubiri zivuga ngo yaduhindukiye ngo ubwe we imugire ngo yembe Yesu we kwiryo jambo timamuzumva abantu bararigira ariko barigira mu magambo tibarakira rema ariko rema ne nayikuze nimugire ngo eme rema tibarakira ubuzima basaba bivuga ukamona neza ukabona umutari kamayibo ngo yaduhindukiye ubwenge ngo mtambona mpambona ngambo ese mugira ngo ubwenge bwase bwo ni ikintu kiraho ngakuza kitaboneka yaduhindukiye ubwenge sabaye ubwenge bwawe uburi smart mujuvuga mujukora uko witwara uko wambara uko utekereza Bibiri zivuga iyo bigezaho bavuga ngo dufite gutekereza kwa Kristo muri twe mwari muzi ko gukizwa nyirizina ari ugupfa ese murabizi ko ari ugupfa wamara gupfa hakabaho iki wamara gupfa ukagira nta muntu utarapfa ngo Yesu abari ubaho muri we woja mu ijuru uzi utarapfa uzuvuga ugakora ugatekereza ariko iyo wapfuye hakora Kristo muri wowe havuga Yesu muri wowe hayobora Kristo muri we zamuramo ubuzima bw'umukristo bwaratsinzwe iteka iyo muvuga Yesu ndimuramu Yesu numwa azayinjira mu buginga gategeka akaza kubuza kuvuga akakubuza guko akakubuza inyungu y'ifaranga zikomeye ahubwo ngo izishaka fata izinge nizo zawe tamahitamugira habamo amahitamo ya Yesu muri wewe niyo uzu following mvuze icyongereza uvuga ngo follow Jesus we follow him uko twaba turaba followers tuvuga ngo gukurikira Yesu gukurikira Yesu ni gute Yesu birashira tubwira jambo yaratubwiye ngo ntidufite n'umutwe ngo twe nta mutwe dufite ngo Yesu niwe mutwe wacu nibivuga gute ngo nuzoza utuwazi twe ntakuwazi hano benshi ututuntu mukunda twose bwira mugenzi wangu urasa n'uwiwaziye wenyine wari wazi abantu bitekerereje abantu bakunda kwitekerereza bitangaje kubera ko muzamwitekerereza ntimukaza mwitekerereza muzoza mwemera Yesu agire gute abatekerereza ntimubyemera ariko nuko biteye kandi ubwo buzima ni ubuzima gusa bwemeye jambo kayoboka jambo ugakurikira jambo jambo umwana w'Imana ikunda uba mu gituza cye ni jambo
mugire ngo eme muhezagirwe n'Imana. Twese tuvuge ngo eme. Turashoje gusa sinkiyana nibuka aho natangiriye. Nimugire ngo eme. Ngize ndebe ku isi ariko nibagaho aho natangiriye, ariko nayirebye igihe nayizanye cyangwa napfuye gushitsangajira hano. Uri kuri kamera navuga isaha yashize. Ya uko mbivye nk'iminota nka 70 ingahe nuko murekeraho. Nimugire ngo eme. Reke senge ariko topic yari kwiye kurangira uko uzogaruka ryari. So uko nguko nengene ngo basigire karakteristike za Yesu. Mwuka wo kwirinda, umuntu utazawirinda si umukristo. Mwuka w'urukundo, utagira urukundo si umukristo. Mwuka w'imbaraga, utagira imbaraga si umukristo. Nimugire ngo eme. Kwishimira mu mwuka, umuntu utazawishimira Imana si umukristo. Si uko nguko bavuze ngo ni ku bwami bw'Imana bugize gute buteye. None rero ni muzoza mugenda muzamwibuka Yesu, muzozamugira gute? Hari agatemonyaje na nifuje kubaha kakurangiza n'amagambo abiri. Nimugire ngo eme. Ngikizwa nari ngize iminsi itari mike, nagize ikibazo ahantu twari turi bica umuntu, turangize turarakara nk'abanyamurenge duhita turwana. Nimugire ngo eme. Duhita turwana, turakubitana amabuye. None ikintu cyantangaje, ndagenda shika gutya ku modoka, yari modoka nziza, nimba arizo baza bita za Land Cruiser, za Land Rover. Nari mfite ibuye ndaribangura gutya, ngiye gutya kuri tera, nama nibuka Yesu. Gutya nibuke Yesu gutya, nama numva ngo sema ko nawe ugiye kurwana n'imodoka. Nama ndifata gutya, nama nditibura. Abacu ntibamenye situation bayi, tambara ari komeye cyane kandi nari nadivasinze nasaze. Amaze ndagenda mutima urambaza ngo ese kandi twagwanye nk'iminota 30, uko tugwanye iminota 30 ntaribuka Yesu. Ndakubitana ntera ibuye ntera kuko nakomba panga basha utora amabuye muzamu yatora twari imbere tura iminota 30 ngeza ahantu ku modoka nibuka Yesu. Namanchika indege ndangize namantibuye hasi, ndambaranje amishira amaze abandi baragwana, namantangira gukiza kubera kugira mugeza ngo kwibuka Yesu. Nukuri nasanze kwibuka Yesu biteye ubwoba. Umutima warambwiye ngo nta muntu usamba nayibuka Yesu. Yibutse gutya Yesu nubwo we bamaze kwambura amahuzo kwa matora kamaze gato kabago birarangiye kubera ko yibutse Yesu. Ta muntu worwana Yesu anibuka. Yeme ukwini ari topic ino naze kuyisiga. Nimugire ngo eme. Nari kubwa kwayiwe muzoza mwibuka Yesu, kimukibagirwa. Nasanze uwawibuka Yesu tiyo kwiba. Nubwo yo bafashe miliyo yayigejeje mu ntoke, yo kwibuka Yesu gusa kwa mayisubizayo. Ngira mugenzi wangu uzoza wibuka Yesu. Hai muzoza mwibuka Yesu. Kwibuka Yesu, iyo wibutse Yesu, iyo wibutse ukamwibuka Yesu bwite. Nimugire ngo eme. Fere mbi zose zazirata. Abahungu bari bafite amarandevu bazabama bayisha, vuga ngo yibutse Yesu. Ariko kwibuka Yesu, uzabwira ngo Yesu ninde? Imana bayi kwibuka Yesu. Nimukomere ijambo ry'Imana.